nashakaga kubabaza akabazo k'amatsiko nahoze nibazaho mu minsi iri imbere. Okay. Ese tugisha inama kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, ese turagisha inama abandi? Ni iyihe karite y'umuntu wagisha inama? Wagisha inama umuntu umeze gute? Ko hari igihe bavuga ngo umuntu ukwegereye niwe mwanzi wawe, tubireke kugisha inama? Ntabwo twareka kugisha inama, ariko nta nubwo twashyira imbaraga mu kugisha inama abantu bose tubonye. Bidusaba kubanza kwitonda tukamenya abantu tugisha inama abo ari bo, ariko tubanza no kumenya ibyiciro by'inama dushaka kugisha izo arizo. Ubwo sinzi nimba ari inama rusange, kuko haba hari inama zikeneye mu buryo buri tekinike, nko kugisha inama kwa muganga, kugisha inama mu buryo mu bintu bya tekinoloji wenda. Izo nizo nama nakita za tekinike. Hakaba n'inama hakaba n'inama z'ubuzima rusange, social advice, ubu buri mu buzima abantu tubamo bwa buri munsi, imibanire yacu n'abandi. Ngira ngo wenda biri aho ngaho niho bishobora gutandukanira no kumenya uwo ugisha inama, n'iyo wemera n'iyo utari bwemere, bitewe n'icyiciro ushaka kuyimenyamo. Sinzi nimba mugenzi wanjye nawe in addition to that, wenda ngeze icyo nongeraho, reka kugira ngo tubashe gusubiza ikibazo cye tutaza kujya mu cyiciro wenda tujye kuvuga ngo ni inama ziri tekinike, ubwo twakibanda umutekinisiye yagisha andi nama nyine byatewe. Ngo reka turebe igikorwa cyo kugisha inama, si cyo ushatse kuvuga? Nagisha andi nama nitaye mu byiciro by'inama zitangwa. Siko ikibazo cyawe kimeze. Kugira aka kanya nk'uko yari abitangiye mugenzi wanjye, ikintu cya mbere kiba gihari kumenya umuntu ugisha inama, kugira iyo karite yo kuba wabasha kugisha inama, nabyo ni ubutwari umuntu agomba kubanza kwigiramo. Icya mbere ni ukugira umuntu wizera. Ariko nanone hari abantu bakunda kubivuga kenshi ukuntu ibintu bigiye bitandukanye. Tujye twibuka ko mbanje kwisegura ku majambo ngiye gukoresha cyangwa se ijambo ngiye gukoresha. Bakunda kuvuga ngo uko abanyabwenge bakura, sibyo? Ko abanyabwenge bakura, na babandi bakunda kuvuga ngo n'ibigoryi birakura. Nuko babivuga mu Kinyarwanda cyiza n'abiciye ku ruhande, sibyo? Ubwo ikiba gisigaye wowe ni ukubanza kugira karite za mbere na mbere zo kubanza kumenya abantu mugendana, abantu mwirirwana, abantu muhorana kenshi, babandi baguhora hafi. Kuko nawe ukunda kubwira abantu ngo buri muntu wese ukwegereye burya ni igishoro kuri wowe, niwe source of business, niwe source of income, niwe source of buri kimwe cyose umuntu uri hafi yawe. Ubwo rero kugira ngo uzamenye umuntu ugisha inama, ku ruhande rwanjye icya mbere ni ukubanza wowe ukamenya karite z'umuntu nizo nawe ufite, ukabanza ukimenya wowe ubwawe, ukamenya ngo ndinde gendana n'abantu. Uwo muntu rero nibwo uza kumenya ngo kanaka yangira inama cyane yayingira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kugira ngo ubashe kumenya umuntu ugisha inama, bishingira no ku cyizere ufitiye umuntu, sibyo? Kuri njyewe ku giti cyanjye ndabanza mvuge ngo kanaka ndamwizera ne, kugira ngo mbe namubitsa ibanga rya cyese namugisha inama. Kuko iyo ugisha umuntu inama burya ni nkaho uri kumubitsa ibanga, kuko uri kumubwira ikibazo cyawe ukeneye ko aguha amakuru. Wumvisha wagishije umuntu inama se akajya kubivuga ahandi. Ubwo icyo ni icyizere umuntu agomba kuba yizeye ku ruhe rugero. Umwizera ugendeye ku kirere, ni ibyo mubanamo, uburyo yitwara, uburyo akora ibintu bye, uburyo atwara ibintu bye, ndetse nawe ubwo wariwe nabo bagendana. Kuko buri ushobora kugisha umuntu inama nawe yirirwana n'abandi nabo badashoboka, wowe mukaba muhura akaba umwana mwiza, ariko mutandukanye. Abandi babana ntabwo ari abantu beza. Rero bariya birirwana kenshi, bahorana kenshi, uba usanga ari wewe, ariyo myitwarire afite isa niya cya kigare cyangwa se n'aba bantu bahorana kenshi cyane. Ariko we kuko muhura avuga ngo nimbwira starativi aranyuzamo ijisho, muyo mwagera kitwararika. Ubwo urumva ko ugomba kubanza ukamenya ninde agendana n'abandi bimeze gute. Wenda sofa nibyo nakabaye mvuze. Noneho ni bya bindi bavuga ngo nyereka uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. Yego, ushobora kumbona ndi hano ihene mbi ni wayizirika yizi. Ubwo umuntu agenda yangirika, hari inama ushobora guhabwa ugasanga zikwanjije kuruta ko utari wigirwe. Hari n'inama uhabwa ikagufasha kuruta ko utari buyigire nkawe ubwawe. Ariko nanone tukiri aho, ndagira ngo nongere mvuge ku kintu uba ugomba kwitonda. Hari igihe umuntu uza kugisha inama, ariko mu kuri nawe iyo nama wayigira.
ahubwo uri kugira ngo wemeranye n'amarangamutima yawe ko icyo kintu bakugiremo inama aricyo washakaga. Tuvuge nk'urugero, hari nk'igihe uba ushaka kwiguza, warashyizeho agakonte k'ubwizigamire, ukumva urashaka kwiguza, wowe ubwawe ati nzayishyura, ukabwira umuntu ngo ratanga ubu ngubu ngiriye inama ngo wenda nkaba mfasheho nka miliyoni 2 sinzazisubizaho, mu kuri n'ubundi bamaze gufata umwanzuro kuri bwiguze. So ugasanga inama ugiye kugisha mu ntacyo yari imaze, ahubwo umuntu atakushyigikira, ni nko kuyanga gushyigikire mu byo ugiye gukora, ariko iyo si inama. kandi wenda atanazi nimba aho source y'ahantu uzakura ayo mafaranga uzishyura. aho ngaho ntabwo wamuhaye information zihagije kugira ngo akugire inama ihagije. We wamubwiye ngo ngira inama, ngo mpuye n'iki kibazo, ngo n'iki kibazo n'iki kibazo, ariko mu kuri nta nubwo uri kumwereka ese urashaka ko ubundi bigenda biti. Njye numva ariko byakagenze. aho hantu ndabyumva bitandukanye nawe. Umuntu uza gutyo yamaze gufata umwanzuro, Yafashe ntabwo aje umwanzuro. kugisha inama, kuko ubundi inama wakaba wigisha kugira ngo uze kugera ku mwanzuro. Yego. Wowe bamaze gufata umwanzuro, ahubwo uje kugira ngo bakwemereze bya bintu, baguhamirize koko niba umwanzuro wafashe ari ukuri. Urebye ni nko gukinisha ubwonko, ni ukwikinisha, no gutakaza umwanya. Ibyo ni nabyo abantu benshi bakora. Umuntu akaza gushaka validation mu ndimi z'amahanga ngo kugira ngo yemeze, kuko kenshi niyo umuntu aje kukugisha inama amaze gufata umwanzuro, ibyo umubwiye swat birabateranya cyangwa se akagufata nk'umwanzi we. Kubera iki? Niba bamaze gufata umwanzuro, we aza kukubwira ngo ndashaka kwiguza amafaranga ku yanjye nko ku rugero watanze, already arabizi ko wabyemera utabyemera arayatora nayakenera. So numubwira ngo nuyatora, wenda yari afite indobo se yavuga ngo nayakura hana nagurishaga, rero bateko staratuze katishimiye ko na savings amafaranga aragira ngo nyarye ejo nzabe nakennye. Cyangwa se numubwira ni reka kwiguza ibyo bintu, bireka ikibazo, ikintu gitumye uri gushaka amafaranga ntabwo gikeneye ayo mafaranga yareka, aranyanga nagashaka ko bigenda mu cyuga abamfitiye ishyari. So bwana no kugira inama biba bigomba kugenda step by step, ukamenya umuntu ninde, tubanye gute, ese ubundi we mu gufata ibyemezo ni muntu ki, akunda te iyo umusubije ibintu biri negative, akunda te feedback cyane cyane zitari nziza, azendoringa ati sibyo. Ahubwo ubwo tukiri kuri icyo kintu cya feedback, buriya inama nziza kugira ngo ikubere nziza nuko ugomba kujyana imyumvire yuko nawe ugomba kwakira ikiri bugucalenjing. Mu vango nimba akubwiye ibintu nawe udashaka, uramanza ukabinyuza mu bwenge, ukamanza ukemera challenge. Kuko ntago ari ngombwa ko igihe cyose inama turi buhabwa ari ishyigikira ibitekerezo byacu, hari n'igihe aba ari bigusubiza hasi. Ndabyibuka neza ko nkunda no kwigisha abantu benshi ko mu gihe uri mu iterambere udakwiye kugisha inama cyane, kuko bamwe babishyiramo ishyari, abandi ntibabona inzozi nk'uko uzibona, abandi ntibakwifuriza kugera kuri ibyo uri gushaka kubabwira ushaka kugeraho. Ariko nanone ntibiguha umwanya wo ngo noneho ngo reka nkore ibintu byose, ntugire umuntu n'uyu n'umwe wizera. Nimba utagira umuntu n'umwe mu bantu bose baba muri ino si bakwegereye wizera, wahabwira ibintu byawe, ubwo biba binavuze ko nimba nta muntu n'umwe wizera mu bakwegereye, ibyo ugiye gukora nawe biragoye kandi bazabyizera. Ushingira ku iki? Niba nta muntu wizera ukibaho ibyo uri kugisha inama, bagomba kwizera koko iyo nama uyishaka, batari ukugira ngo ubumvire ubusa. Yego. Ubwo rero kugira ngo umuntu yirinde gusa nkaho byiswe ngo aribaraguza, hari ukuntu umuntu akugisha inama ariko ubona ari kwibaraguza mu kinyarwanda, cyangwa se ugashyira umuntu uri kukugira inama muri position yo kuvuga cyane akigira umunyabwenge, nyamara ibintu ari kukubwira nta kimwe uri bwakire. Icyiza rero nuko no mu kugisha inama, nimba uhisemo strato ko ndi bukugira inama, ugomba no kwemera ko ninkubwira ibiri negative cyangwa se ibitanyuze imyemerere yawe n'amarangamutima yawe, ugomba kubyakira kandi ntubyumve ko hari indi nabi biri inyuma kuko wangishije inama. So ubwo rero ku kibazo watubajije ngo duhitamo umuntu tugisha inama tugendeye kuki, twagakwiye yari yabivuzeho, wagakwiye kuba uri umuntu wizera, ari umuntu mugendana, uzi neza nawe ubona ko ibyo bintu wabyigiraho, ubikoze nk'uko abikora ntacyo byagutwara. Ariko burya tujye tunongeraho ko yagakwiye kuba ari umuntu uzi kugira ibanga. Burya iyo umuntu agishije inama, ubwo nyine ubumenya akari ku mutima ukabwiye undi, kandi ngo akarenza umunwa karushya ihamagara.
hari n'igihe usanga ibyo bintu umubwiye bishobora kugira uburyo aramutse abitangaje byagusenyera, nimba ari inama y'urugo, nimba ari inama ijyanye n'akazi byakwirukanisha, nimba ari inama ijyanye n'ubucuti byaguteranya n'inshuti zawe. Ukabanza ukamenya nimba uwo muntu mu busanzwe umubona ute ku bijyanye no kubika ibanga, kuko harimo abantu bagira akabati koroshye kugafunga neza bijya byanga. Bityo rero nabyo uba ugomba kwitonda ukareba umuntu nimba asanzwe ari inyangamugayo, atari umuntu uvugavuga, ugasanga iyo muvuganye ibi agira nawe indi nshuti ajya kubwira ngo reka mubitse ibanga ariko ngo ntuzarivuge, ngo ushaka uvuze uko kanaka yambwiye byose akabivuga ariko ngo ntuzabivuge. Wibuke ko ukumubwiye nawe afite undi azabwira atyo, ejo bikagarukaho usanga wa muntu ntakigira icyizere abantu, aburo agisha inama kuko abantu bose babaye injajwa. So muri kare tugomba kureba, nongeye ku byo mugenzi wanjye yavuze, nuko ugomba kongeraho ko uwo muntu agomba kuba ari umuntu usanganywe ubunyangamugayo bwo kutavugavuga cyangwa se kugira ibanga mu magambo make. Muri make ni ukuvuga ngo nimba ugiye kugisha inama y'ikintu gishobora kugukoraho bikakubabaza cyane, icyo kintu kigumanire. Nanone kukigumanira, kuko tuvuge urugero, muvuze kwizera umuntu nyine bitewe n'uko wenda mubanye, ariko uwo muntu naba amizeye 100% kangahe ku buryo namubwira wenda nk'amafuti mvuye gukora cyangwa se nk'ikintu numva cyambayeho, wenda tuvuge urugero numva kimbayeho kirambabaje cyane, uwo muntu namwizera nte ko atazabivuga? Dore icyo ni cyo kintu maze umugani dukomerezaho, akami ka muntu n'umutima we yakomeza. Aho hantu rero nicyo kintu cya mbere kinagoranye, sibyo? Ariko nanone biragoye kubaho utagira umuntu wizera, kuko dukunda kuvuga ngo umuntu yakaba yagira abaparteneri b'ubwoko bubiri. Mu Cyongereza baravuga ngo partner in crime. Wa muntu mujyana no mu madega yose ukavuga ngo ngiye gukora ibi ariko nakanaka twajyanayo. Ibyo byose bishingiye ku cyizere. Niba uwo muntu utamwizera, niba mu buzima bwawe utagira umuntu wizera, se undi ubayeho ute? Bivuge nyine akubera imbwa gutenguhe cyangwa se byora, ariko twabanje kuvuga ngo wowe amakuru ya mbere ugomba kugendera hose, ubwo ni nkuko tweta tuyoba gato tukavuga ngo ugendera kuki umuntu umwita inshuti yawe, hari ibyo ureba. No kugira ngo rero wemere kujya kugisha umuntu inama, uwo muntu ugafata uwo mwanzuro, nuko hari ikarita umubonaho kandi nziza. Ibyo nakubwiye, ntabwo dushinzwe kwirirwa mu buzima bw'abandi tubakontora tureba ngo abaye hateyirirwa ate, ariko umuntu byibuze wawe, umuntu wo watekereza kugisha inama, byibuze bimwe mu buzima bw'uko abayeho bubuzi. Abo birirwana iyo udahari, iyo yagize ati wakaba ufite amakuru make, igihe tutari kumwe, igihe atari mu kazi, igihe tutari mu byo duhuriramo, abaye hata bari kumwe n'abandi. Ibyo bituma hari limit uza gushyira ukavuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye, nzajya mubwira ibi n'ibi kuko nzi ko abari kumwe nabi, yamaze kugira gutya ahita bivuga, ibi ntazigera bimenya. Ubu urumva rero ufite na za nshingano zo kubanza guhitamo inshuti cyangwa se abavandimwe cyangwa abantu bita abantu bawe ba hafi, wafasha ukabanza ukareba muri karita ushaka n'izo bafite ukagenda uzikuramo. Gusa nanone ndagira nongere ikintu, ugomba kwitonda karenze umunwa karushye hamagara. Twari tumaze kubivuga yuko ubwo bwose wagira inshuti kajana wizera mu bintu byose, ugomba kugeraho ugashyiraho ugarukira. Ariko ndagira ngo ngire ikindi nongeraho hejuru ibi byose, akarenze umunwa karushye hamagara. Uba ugomba kumenya yuko igihe cyose ikintu uvuze ukibwiye undi muntu ufite imitekerereze ye, ngo nagahora gahanze. Njya mbona abantu bari inshuti imyaka 3 n'itanu, ku mwaka wa 6 bashwana bati ngo noneho ngo byose ngiye no kubishyira hanze, ngo reka mene umuceri, ngo bundi ngo ni imbwa ngiki, amagambo meza atari mabi. Ntekereza ko umuntu uvuga ngo reka mene umuceri no mu buzima busanzwe nta nubwo aba ari n'umuntu nyamuntu. Ntekereza ko niyo waba icyo naba nakoze cyose cyatuma dushwana, atari byiza kugenda unsebya cyangwa uvuga ibyanjye. Njyewe ku mitekerereze yanjye, n'umugore n'umugabo buriya ntago ndi gushishikariza abantu kutabwirana byose, ariko hari ibintu uba ugomba gushyiramo limite. Ushobora gucikwa nk'umuntu ugakora nk'agakosa
ugasanga urakamubwiye kandi wenda ari agakosa wowe ushobora kureka byoroshye, wakamubwira kuko afite umutima utari nk'uwawe ubabarira wumva, akumva nyine ni ibintu bimuremereye. Donc wowe ukajya ubonana umuntu wawe nta kibazo mukaganira, mwajya muserera akajya ahora ahuza ubuzima bwawe na twa tuntu ukunda kumusabamo imbabazi buri gihe kuko buriya n'inshuti yawe ntabwo igihe cyose muhora mu bihe byiza. Ushobora kunkorera ikosa nkarakara, noneho iyo ndakaye nibwo mbona umwanya wo kongera guteranya amakosa se ujya unkorera. ukavuga ngo ukabonamo umuntu muri bya bindi yakoze. Niko twese duteye nk'abantu, nyine iyo twishimye tuba tureba ibyiza gusa, ariko iyo turakaye tugerageza no kureba abantu baduhemukiye. Uzacunga reka mfate nko ku mafaranga, iyo ukennye ubu nibwo wibuka abantu bose. N'ufite senkani uramwibuka, hari igihe uba waragurije umuntu amafaranga aranabyibagiwe, ariko iyo ugeze mu bibazo uhita wongera ukibuka umuntu wese, naho waca n'umuntu utaheruka kuvugisha ugahita umwibuka, pfa kuba uzi ko wakimukuraho icyo kintu. So no mu bijyanye no mu mibanire no kubashwana n'umuntu nabyo ni nk'uko. Iyo ugiranye ikibazo n'umuntu ahita agerageza gukurura ibintu byose, wagira ngo ka gakingirizo kari gahari karabeyuka gato. Ntago rero ari twese cyangwa tungana gutya tuzi kubasha gukumira cya kintu ngo ntikize gusohoka, ngo twihangane twe guhuza iyo situation ibaye n'ibyo nagukoreye cyangwa n'ibyo nagusabyemo imbabazi. Abantu benshi dukunze kuba abanyantege nkeya ku rwego rw'uko ushobora gusanga utangiye kunyurira ya makosa yanjye, bityo hari utuntu aba atari ngombwa ko ibi byose ubwira abantu, yewe n'uwo mubana, kereka ari ikintu ubona gishobora guhungabanya umubano wanyu. Ariko ikintu ushobora kubona ukantu uragikoze ntabwo ari cyiza, ubona ko wanagikosora, wagisengera, wakireka byoroshye. Si byiza ko ugisharinga umuntu mubana, kuko hari igihe we ashobora kuba agafashe nk'akantu gatoya we kikaba ikintu kinini muri we, kubera yuko dufite imitima itandukanye. So icyo gihe rero uba ugomba kwiyumva ko mugomba gushyiraho limite y'ibyo uvuga, kuko ibyo tuvuga biraramba kandi imitima yacu. So ubwo rero dusoza, mu nshuti ukwiriye kugira cyangwa kugisha inama, ujye uzigisha inama ariko nawe usigira agakeregeshwa. Ku rugamba umusirikare agira akantu yisigira bibaye ngombwa kakurengera. Ubwo rero sinzi nawe nimba ari cyakongera. Yego, ni byiza kugira abantu twizera, ariko mujye mwibuka ko nta wakugambanira atakuzi, nta n'uwakuvuga atakuzi, nta n'utakubara atakubonye, nk'uko mu Kinyarwanda babivuga neza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ukubara n'uwakubonye. Utakuzi nakubara, ubwo ni kontrere yabyo gutyo. Ubwo igihari rero abantu tubashe guhitamo inshuti za nyazo z'umumaro, ariko nanone twongere twibutse ko no mu buzima busanzwe inshuti yawe yose ntabwo ariko ifite amakuru ko namukeneye. Nk'uko mugenzi wanjye dutangira bivuze, hari inama ziri tekinike, hari inama ziri sosiyale zigendanye n'ubuzima. Reba muri abo bantu, reba hafite imbaraga nyinshi, nusanga ari umutekinisiye cyane kurusha nawe ukeneye ibiri tekinike aba ari bureba. Nusanga akeneye iby'imibanire, kugira ngo wirinde gufata amakuru nayo atariyo, kuko nanone hari ukuntu ugisha inama umuntu akaba ari inshuti yawe ntacyo ataguhemukira nta n'icyo abikora, ariko aho hantu atafite amakuru, ariko nabwo kwanga kukwereka imbaraga nyeze no kwanga kukwereka ko akumviye ubusa. N'abantu twige kuvuga oya, ni umuntu nakugisha inama kandi ukumva ibyo bintu si ibyaho, umubwira uti twashakira ahandi cyabimeze gutya, nta makuru ahagije mfiteho kugira ngo umubeshye ejo muzashwane. Nuko njye numva twabisoza. Reka mubaze nk'ako waba watubajije, umuntu mukuru wese afite ibitekerezo byo kugira abantu inama. Ntabwo inama zigirwa z'iby'abantu bakuru gusa. Umuntu wari wese wamugisha inama bitewe n'uko wowe umubona, bitewe n'uko mubanye, nk'uko wabivuze, nk'uko mwabivuze mwese. Ikindi kuri njyewe, ngisha inama yego, ariko nkabona nkagira n'akanya ko kubisabira, kugira ngo muri bya bindi yambwiye biri negatifu na pozitifu, manze menye icyemezo mfata icyo ari cyo, kandi n'icyemezo mfashe nacyo ndakimusangiza kugira ngo mve ko atakoreye ubusa. Ikindi nk'uko turimo dusoza, ni byiza ko igihe cyose ugiye kugisha inama ugomba kugenda byibuza ufite 50% y'igisubizo, aho ugafasha ugiye kukugira inama ahari buhere. Genda umubwira ati mfite igitekerezo runaka, natekereje ibi n'ibi na biriya, ariko ndi kumva hari ikintu kiri kuburamo ngo bibe byiza cyangwa se binoge kurushaho, urabitekerezaho iki? Yego.
uwo muntu azahera yubaka ku byo wakoze, hanyuma akubwira ati ibi nubikora ushobora kubona ibi nutabikora urabona ibi. Urumva uramworohereje gutuma atanavuga ibidafite umumaro, kandi n'ubundi wamaze gufata icyemezo. Yeah. Murakoze. Murakoze cyane. Bye.